Mwongeye kwirirwa mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV F1 Rwa TV nkuko mubibona kuri kamera za Buganza TV F1 Rwa TV. Hano dufite abatumirwa babiri. Nkuko mubabona rero hari byinshi baje kutugaragariza, hari impano zigiye kumenyekana hano cyangwa se zikagaragara mukazibona, mukatubwira muri comment niba koko bafite impano cyangwa se badafite impano. Nge rero nitwa P1 nkuko musanzwe mumenyereye mu kiganiro cyacu bita impano yanjye. Uyu munsi dufite izindi impano nshya dusanzwe tubazaniraho kujya tumubashe kuba mwabimenya. Kuri kamera rero za Buganza TV tugiye gutangira mwibwira abakurikiranye Buganza TV. Yego murakoze, amazina yanjye nitwa Kayitesi Briante. Kayitesi Briane. Mugenzi wawe? Nanjye nkaba nitwa Uwasekereni. Uwasekereni. Nkuko mubibona rero aba bombi bakaba bafite impano itandukanye, bakaba bafite impano tuzi cyane ku ruhando rwa muzika. Benshi bagenda baririmba cyangwa se babasha kuba baririmba, bakaba bakora imiziki ikahera hasi ikazamuka. Muraza gutangira mutuganiriza cyangwa se muganiriza abakurikiranye Buganza TV. Ese igitekerezo cyanyu cyo kuba mwaba abahanzi cyatangiye gite cyangwa se cyaje gite? Yego murakoze, igitekerezo cyacu cyatangiye nyine twiyumvamo impano, nyine twahereye hasi nyine twiyumvamo impano ko dukwiriye kuririmba, nyine dutangira kwandika, dutangira no kubikunda, kwiyumvamo ko tubikunze kandi tugomba kubishyira mu bikorwa. Ese mwatangiye mwandika indirimbo zimeze zite cyangwa se kugira ngo mukore ibijyanye n'ibihangano byanyu mwatangiriye kubiha ibihangano? Twatangiriye ku bihangano nyine by'indirimbo zisanzwe. Yego, noneho nyine mu rugo barabyanga, tuza kwandika indirimbo z'Imana, ari nabwo turi kuzandika, arizo turi kwandika. Yego. Igitekerezo se cyaje gite kugira ngo mwihuze muririmbe muri babiri? Ese mwaba mwugendeye kuki cyangwa se mwaba mwaratangiye gukora group cyangwa se byatangiye ari wowe wenyine? Byatangiye ari njyewe njyenyine. Ari nanjye wazanditse njyenyine. Yego, anza nyine kuvuga ngo reka nshyiremo na murumuna wanjye, nibyo byaba byiza kurushaho. Murumuna wawe ni Vestina na Dorcas? Nkuko mubibona rero uyu munsi tukaba dufite itsinda rishya rigiye kuza rikorera mu ngata Vestina na Dorcas, dore yuko nk'abakurikiranye Buganza TV uyu munsi ngira ngo murabizi hari byinshi biri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga. Murabizi ko Vestina ake kageze kure, nk'aho muherutse ko mu minsi yashize mu kwa gatanu habaye ibijyanye n'uko yakoze ubukwe n'umuntu bita Idrissa. Nyuma y'uko amaje gukorana Idrissa ubukwe, ageze hirya iriya atangira kuzanamo ibintu byo kuvuga ngo naribeshye, byaragoranye. Ngira ngo nk'ubutumwa bwe yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram, ngira ngo yatangaje yuko mu minsi mike mushobora kumva ikijyanye na divorce. Urumva mu itsinda rya Dorcas na Vestina hakaba habayemo amabara, cyangwa se cyane cyane ku muryango mugari w'abakristo habayemo amabara. Iyo tuvuze divorce hari byinshi babigiye kuvuka mu bijyanye na entertainment. Hari benshi ikizere bari bafite se bishobora kuza gusenya umuziki wabo cyangwa se bikawushyira hasi, cyangwa ahubwo nibwo bagiye gukora umufana. Ni byinshi rero mwagiye mukurikirana kuri Buganza TV ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko uyu munsi tukaba tugiye kuzana ba Dorcas bashya mu njyana. Mwebwe mubyumva mute mubona Dorcas na Vestina baririmba? Biba ari byiza cyane kandi twishimiye nyine ko natwe ari rwo rugero twashyikaho nyine tukageraho. Wowe mu bijyanye na muzika wowe ubyumva mute? Ese ni impano wari ufite cyangwa se nuko bakwespiye kugira ngo ubashe kwinjira mu njyana? Ntabwo yari impano yanjye, ariko nanjye numva. Yego, ntabwo yari impano yanjye, ariko nanjye nakundaga kuririmba, ariko nabasha kwandika cyangwa ndirimba, ariko nkunda kuririmba. Nyuma y'uko mumaje kwihuza se ni ikihe kintu Kigali mushobora kuba mwumva mwagezeho cyangwa se ku mbaraga mwari mufite byagenze bite? Uratubwira. Tugereranyije nyine ntabwo twe twashyika kuri icyo kigero, nta n'indirimbo twari twasohora, nta na rekodi, ariko nyine turi kwandika. Kwa rero turi kubasha kwandika nabyo ni byiza. Yego.
aha hari abakurikiranye rero Buganza TV bashobora kuvuga ati ese koko bafite ibihangano barandika bakaba babasha no kuba bakora repetition gato mugiye gutangira muturirimbira ku ndirimbo yanyu kabone niyo mwaba mutari mwayifata cyangwa se hari uburyo ki mufitemo kiritire mu kuntu muratubwira muturirimbire turebe kubakurikiranye Buganza TV batubwire se koko aba bana bafite impano cyangwa se turajugunya mu bishanga muratubwira mwatangira muturirimbira mudakapera twumva uko bimeze. ubwo nari mu bubata bw'icyaha waje usanga nivuruguta mu isayo maze ijwi ryawe riza kuri njye riti mwana wanjye ngaho nkurikira ineza yawe erega nihera nubura uko ubigenza isezerano ryawe ntirihera ijambo ryawe rifite imbaraga haleluya ishimwe ni ryawe wamaye umucyo utamurura umwijima mbona itara ryitabaza umutima wanjye uhagutuza nicyo gituma nkwizera imbabazi zawe zizahora kuri twe isezerano ryawe ntirihera ijambo ryawe rifite imbaraga haleluya ishimwe ni ryawe erega wandinze amaganya umpa ubwiza butangaje Alright. Urutangiye kutujyana mu mwuka. Aha nkuko mwabyumvishe rero ni abana bari kuririmba bari kugerageza kugaragaza impano z'uko baririmba hano mu karere ka Rwamagana njyango hari byinshi mugenda mwumva mukumva umuntu afite impano ariko araririmba aba bana babasha kuba bagorora umuhogo wabo bakabasha kuba baririmba icyiza cyabo nuko baririmba baniyandikira apana ngo turaririmba cyangwa se turakora kava ahubwo bo bararirimba bakaniyandikira indirimbo zabo ku giti cyabo ni indirimbo rero za gospel music. Aha ese kuki mwahisemo kugira ngo muririmbe nge numvishe muririmba amajwi amwe kuki muririmba amajwi amwe nuko nyine byaje kandi nkurikiranye imyaka ishize amajwi ameze kimwe ariko twifuza yuko nyine yabamwe kandi nyine tukabasha kuyaproud nyine mu njyana imeze kimwe. Kuki se hari ukuntu turirimba hari ijwi hari icyo bita soprano tenor base kuki musa nkaho muri kuririmba injyana nyine ijwi rimwe wenda hatari umuntu uvuga ati nge ndaza kuririmba soprano ndahita ndikiriramo ka tenor kugira ngo bize kuba bimacingana neza kubijyanye na voice voko zanyu zimeze zite kuki murepeta muzihuje rimwe kuki umuntu adahindura injyana nyine avuga ati ndaririmba muri soprano ndaririmba urumva hari ukuntu amajwi atandukanye yahuriye mu njyana bita biba byiza byo mubivuga iki icyo tubivugaho hari ukuntu umuntu nyine aba avuga nk'ijwi ko bati ngenda ashyira muri soprano cyangwa ashyira muri alto ariko twebwe nyine amajwi yacu ni gutya ameze ntabwo nyine buri muntu aba afite ijwi aririmbamo rero tuvuze ngo tugiye gushyira muri soprano cyangwa alto ntabwo byadukundira ubwo ni ko twisanze nyine amajwi yacu ameze kimwe kandi nayo twifuza kuririmbamo kuba twakomeza. Babyumva ute ntabwo njya kure ye ubwo ngubwo niko Imana yabishatse turirimba kimwe amajwi yacu namwe. Ese mu bijyanye no kuririmba ni iyihe myitozo mubasha kuba mwakora mukavuga ati cyangwa se izindi research mukavuga ati kana karirimba gutya n'abantu baririmba gutya nyine ni izihe research mukora kugira ngo muzamure talent zanyu? Turebeye nyine ku bana bari kuzamura impano nka bariya ba Dorcas na Vestina Arsene na Germaine nyine bari abantu iyo dukoze research tukareba uburyo baririmbamo byo byonyine bituma bitwongera imbaraga ko twakomeza kwandika kandi tugakomeza guha impano yacu agaciro. Yego.
aha ngira ngo tugikomeje kubwira abakurikiranye Buganza TV icyo twababwira nuko mwakora subscribe ku batari bakora subscribe, hanyuma abari mu muryango mugari wa Buganza TV bakabasha kujya bamenya ibiri kujya mbere. N'abandi bafite impano rero nikaze ku muyoboro wacu wa Buganza TV, ndetse mubasha kujya mudukurikirana kenshi ku makuru agiye atandukanye, ndetse n'abakeneye kuba bakamamaza ibikorwa byabo nabo ni karibu. Ngira ngo hasi mu kiganiro harimo nimero zo mwabasha kunyuraho kugira ngo mubashe kuba mwagaragaza ibihangano byanyu. Yes, reka rero tugaruke hano. Ngira ngo mugiye kutubwira mufite indirimbo imwe cyangwa ni hari n'izindi mufite? Dufite indirimbo 3 ariko iya gatatu niyo turi kwandika nyine, turi kuyiha umurongo. Ijwi ryo rirahari, dusigaje nyine kuyatwongeramo ayandi magambo aburamo kugira ngo yuzure neza. Yego. Ngira ngo impamvu nkomeje kukubaza cyane nuko wambwiye ngo niwe nyiri umushinga, niwe wazanye igitekerezo ukinjizamo umuvandimwe. Yego. Aha, noneho kuri projet zanyu ngira ngo nize mbogamizi mubona muhura nazo kugira ngo umuziki wanyu ubashe kuba wazamuka cyangwa se wagaragara? Mbogamizi duhura nazo nuko nyine nuko twazishyira muri audio nyine zikajya muri video zikajya ahagaragara. Nta muntu nyine dufite udufasha, nyine turandika tukazishyira aho ngaho gusa. Mbogamizi. Aha, tujya gusoza rero ari utuntu tukunda kwikorera ukibariza mu duchallenge tukunda kubaza abahanzi cyangwa se abatumirwa bacu. N'uduchallenge dutonya. Muri tayari? Wize Ikinyarwanda? Yego. Nawe wize Ikinyarwanda? Yego. Warakize? Ugiye kunsubiramo ano magambo. Uri tayari? Yego. Akabazo gatoya. Yego. Uri tayari? Yego. Ugiye kunsubiramo ngo umwami anywa amarwa. Umwami amarwa. Uje umwami anywa amarwa. Umwami anywa amarwa. Umwami amarwa. Oya. Umwami anywa amarwa. Umwami anywa amarwa. Nyine bisubiramo nkuko ndi. Umwami amarwa. Umwami anywa amarwa. Twagiye ugiye kutubwira kano kantu. Tizongeza ugizo nzuzi. Tizonjo uzurya izo nzuzi. Nuko ugiye kubisubira. Tizonjo uzurya izo nzuzi. Tuziryo. Gasubiremo. Tizonjo uzurya izo nzuzi. Tuziryo. Tizonjo uze urye izo nzuzi. Wihuta. Tuziryo. Oya. Ta. Tizonjo uzurya izo nzuzi. Tuziryo. Umufasha. Cyo birakomeye. Namatwumve. Tizonjo uzurya izo nzuzi. Tizonjo uzurya izo nzuzi. Tuzonjo Tizonjo uzurya izo nzuzi. Tizonjo urye Tizonjo uzurya izo nzuzi. Tizonjo urye inzuzi. Bomba kura. Alright, mwari kumwe na Pi wanyu kuri cameraman, mwari kumwe n'umuntu bita Mesha w'i Rwanda. Hano turi kumwe n'abatumirwa Yarinde, Brilliant, Uwasekerene. Icyo musabwa no gukora subscribe, share, comment kugira dukomeza tubaye byinshi bigiye bitandukanye. Alright.